Mbahaye ikaze, nishimiye kongera kubana namwe abakunzi ba Moriya TV Rwanda. Uyu munsi natembere mu karere ka Muhanga, nanone nagiye kuganira n'undi muririmbyi. Ni umuririmbyi nawe ukoresha impano ye mu kwamamaza ubutumwa bwiza, abikoreye muri korali kandi korali nziza cyane mukunda muri benshi. Umuntu rero ngiye kuganira nawe ni umuntu mushobora kuba mutazi ariko muramuzi cyane, kuko baze mujya mwumva muri korali kugana Yesu ni wihumeka, niwe nyirayo, niwe master. Uyu munsi rero nagira umugisha wo kuganira n'umugabo hano uri iruhande rwanjye. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Wakwibwira abantu badukurikiye, igihe turaziranye, tumaranye igihe kitari tuziranye, ariko wakwibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Habyarimana Emmanuel. Ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Abantu bo ku muryango wa Moriya TV Rwanda, mumfashe kwakira uyu mugabo witwa Habyarimana, ariko ubundi yitwa Habyara. Ayo mazina, ninde muntu akwise iryo zina bwa mbere? Ayo mazina abantu ngo iyo bageze mu mujyi bahindura amazina, ugasanga batangiye kubita Habyara, yari Emmanuel, atangira kwitwa Emi, nuko amwe muri ayo yose ndayemera, ariko izina ry'umwimerere ni Habyarimana Emmanuel. Ariko ko wanyita kose yaba Habyara, yose ndayemera na yanjye, kandi ndashima Imana kubw'ibyo. Urakoze cyane. Navuga ko tumaze igihe kitari gito tuziranye, umva hari nk'umwaka wa kabiri. Umwaka wa kabiri ndetse n'uwa gatatu hafi aho ngaho. Yego. Uravuze uti iyo umuntu ageze mu mujyi, hano turi Muhanga, mu magambo make wavukiye mu bihe bice? Murakoze cyane. Navukiye mu karere ka Rusizi, niho nakuriye, naho natangiriye umurimo nk'uko watangiye bivuga, abari wo kuririmba ndetse no kubwiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nisanze hano kubw'impamvu z'ubuzima. Rwose. Okay, none se uvuze aho watangiriye umurimo, ariko ubundi reka duhere, ngiye nkuzi nyine muri korali kugana Yesu nk'umuririmbyi uririmba ijwi rya basi, ijwi riremereye kabisa. Wenda abantu nekereza ko hari abaryumvise cyangwa se baryumva, rero ku batari bazi umuntu urihumeka niwe uyu nguyu. Ariko reka duhere kuri Habyara akiri muto. Yego. Habyara ukiri muto, ku ijwi rya basi tukumva uyu munsi, ni Habyara wari umeze gute? Habyara mubona ubu niwe wowe nyine nakuze numva, nakuriye mu gikristo, nakuze ndi umukristo, ababyeyi banjye bari abakristo, ari abadivantisite by'umwihariko umunsi wa karindwi. Rero nakuze nkunda kuririmba cyane. Iyo mpano nayisanzemo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abana b'iwacu twakuze tuzi kuririmba cyangwa se tugerageza kuririmba no kwigana abandi mu ndirimbo tukabigiraho, kuko wari umuco w'iwacu. Twarasengaga nimugoroba na mu gitondo cyane. Hari byinshi nibukamo, nk'iyo akenshi nk'isabato y'umuryango, cyangwa se kwa kundi gahunda y'ishuri ryo ku isabato, umuryango wacu wakundaga kuyobora cyane. Kubera iki? Ubwo nimba hari abatorewe kuyobora, twebwe baratubwiraga ngo mwebwe muzaririmba, kuko twari umuryango ubona ufite amajwi yuzuye, yaba ari baze, yaba ari teno, yaba ari soprano, yaba ari alto, babaga barimo. Tugafatanya tukaririmba, iteraniro rikishima. Ibyo bintu rero byampaye motivation yo gukurira mu muryango w'Imana. N'ubundi na kera naririmbaga amajwi ageze muri abiri, kuko naririmbaga teno, ariko muri icyo gihe nkiri umwana n'ubundi nisangaga ndi kuririmba bass. Nicyo nareke kukubaza, muri icyo gihe muri abana mwayoboye mu cyiciro cy'umuryango mu itorero iwanyu, n'ubundi waririmbaga bass? Umva, icyo gihe rwose ndibuka neza ko naririmbaga bass. Kuko byari bimeze bite? Kuko hari indirimbo ntajya nibagirwa, indirimbo naririmbagamo bass, byageze ahantu nanjye ubwanjye ngisangamo gutyo. Ni indirimbo bitaga ngo Daniel, yitwa Mberushaza.
Berushazari ni nubwo ntibuka korali yayo, korali ni Epée du Salut. Nuko muri Kigali Bilingual Church. Niyo ndirimbo buriya narayikundaga cyane, twarayiririmbye abantu barumirwa. Noneho akenshi ari amagambo babasubiragamo meni. Niyo ndirimbo bamenyeyeho, nzamuka gutyo ndirimba ijwi rya baze, no mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se mu gihe cyo kugimbuka kwanjye ndi kugenda mba umusore, n'ubundi nakomeje kuba umuririmbyi, ndirimba mu korali z'iwacu, mu nshuti z'ijuru, ndetse ndirimba no muri korali yitwa Shining Star. Ni korali numva nagizemo uruhare rwo kuyishinga iwacu, yari n'abasore gusa, ariko ubu ntabwo bagikora umurimo n'ubundi iwacu, kuko bose barimutse bitewe n'impamvu z'ubuzima. Bari Kigali niyo zikagugu, ni Shining Star ibarizwa aho ngaho ku itorero Mbeho, ni ku ishami, ariko n'ubundi nubwo ari Kagugu, ariko ishami ryayo ni Batsinda. Yego, urumva ariho ibarizwa. Mu by'ukuri rero nisanze muri uwo mujya wo kuririmba. Hanyuma rero muri ibyo bihe hari ubwo abantu bakubwiraga bati uyu mwana tubona afite impano, ushobora wenda kuzagera kure. Ibyo bintu wajya kubyumva wenda bikubwira bitewe n'uburyo bakubonaga? Ibyo bintu hari uburyo abantu babayeho mu buzima, ukavuga ati uko byasa kose bitewe n'ahantu wakuriye. Mu by'ukuri benshi barabimbwiraga, bakambwira ati mufite impano, ariko bitewe n'ahantu muyikorera ntabwo ibasha kuzamuka. Ariko twisanzemo muri aho ngaho nyine itorero ry'iwacu, uburyo uko byasa kose buri amatorero yo mu cyaro n'ayo mu mujyi biba bitandukanye cyane, ko hari igihe kugira ngo korali yo mu cyaro itere imbere biragorana cyane. Mu by'ukuri si uko ziba zidahari, baba bahari benshi, ariko kandi bafite impano nziza cyane pe, ariko kugira ngo bazizamure bikagorana, bakisanga ari aho ngaho nyine bakazikorera mu ntara z'iwabo. Rero natangiye kuzamukira cyane aho ngaho muri iyo korali inshuti z'ijuru, ya korali y'abanyeshuri twadufite, ndetse nkanayiyobora, nayitoza. Wabaye n'umutoza? Nayitoza, biza kurangira bitewe n'uko bari abanyeshuri barangizaga bakajya mu buzima busanzwe, bakajya hirya no hino, nuko birangira gutyo. Ariko nza kongera kuvuga ati ntabwo twaguma gutyo, nibwo twashatse uburyo bwo gushaka korali yitwa Shining Star, ariyo nkubwira yabaye mfashirizamo, kuko numvaga ubuzima bwo kubaho ntaririmba ntabwo nabushobora. Na n'ubu ntabwo nabushobora rwose. Abantu ntaririmba ntabwo nabishobora. Birumvikana. Noneho ubwo ibyo bihe birabaye, ibihe bindi biraje, reka twinjire mu bihe noneho winjiraga hano muri Muhanga, ukinjira muri korali Kugana Yesu. Yego, winjiye muri korali Kugana Yesu cyane. Murakoze cyane. Muri korali Kugana Yesu nayinjiyemo ni 2020, kuko ni nabwo bwa mbere nari mpageze. Naje hari umuvandimwe yibamo yiririmbamo, birangira ambwiye ati ngwino dufatanye umurimo. Ubwo nza hano i Muhanga nje no gushaka n'ubuzima, ariko mpageze urumva n'imibereho nyine byari ngombwa ko nyishakira hano. Imbera byiza rero uwo nahasanze, cyangwa se wari umuntu wampaye motivation yo kugera aha, ni umuvandimwe. Umuvandimwe rwose, mpageze nsanga ni korali nziza, ni korali iteye imbere iri kuzamuka, turafatanya umurimo, nuko nisanze muri korali Kugana Yesu. Wiyakiriye gute ubona ari wo muntu ugiye kuridinga ijwi rya baze? Bakwakiriye bate bumvise ikijwi uhumeka? Ibi bintu buriya kenshi ni Imana ibikora, ni Imana ibikora. Imana itahabaye nta kintu wageraho n'ukuri, kuko ntabwo wavuga ngo ni ububasha bwanjye, hoya. Ahubwo Imana buriya iyo gutunze inkoni, buri bintu byose bigenda uko Imana yabishatse. Yego, mu by'ukuri nta nubwo wenda navuga ngo, kuko njye nta nubwo mbyiyumvamo
na n'ubu ntabwo ndabyiyumvamo cyangwa ngo mbishyikire nimba koko ari byo, nk'uko mba numva abantu baba babivuga benshi aho ngeze hose ati dore wa muntu uririmba basi, mbyumvamo gutyo, njye mba nzi neza yuko ndirimba nk'abandi bose. ahubwo abantu badukurikiye abyangiye ko gutungura kugira ngo bakonfirime koko ijwi rya basi ugiye kuturimbira akarofure k'indirimbo imwe ngiye kukubwira kandi urakaririmba mu ijwi rya basi ugiye kuturirimbira akarofure k'indirimbo ivuga ngo uruhinja yanzwe kino uruhinja yasumwami arahigwa ibintu se mwuka byaramwe kuririmba gutya n'amajwi agoranye ariko nasara ukaba numfatiranyije oya abakunzi bacu baririmbire kandi gusanze uvuye no kuririmba nibagiye kubabwira ko nsanze habyaravuye kuririmba mufatiranya avuye kuririmba. Reka ngeragezeho ariko nyine abantu bari kubyumva barabyumva ukundi kuntu bitewe n'ijwi mfite. Nibitaba byiza nzabikatinga nta kibazo. Yanzwe akiri uruhinja Yesu umwami arahigwa, hicwa abana benshi ariwe gusa bashaka, ijuru riratamara Yesu. Akantu uzagakatinga. Yanzwe akiri uruhinja Yesu umwami arahigwa, hicwa abana benshi ariwe gusa bashaka, ijuru riratabara Yesu aguma ari muzima igihe gisohoye, Yesu acungura umuntu. Nizere ko rwose ntabwo biri kujyamo neza. Reka tubwire abantu badukurikiye ko mu by'ukuri nuko ariyo ndirimbo ihise inzamo hafi, ariko uyu mugabo afite ijwi ritangaje. Reka mbabwize ukuri, afite base yo ku rwego rwo hejuru mudashobora kwiyumvisha. Habya kwisanga muri korali kugana Yesu, ntekereza ko muri icyo gihe ntabwo korali kugana Yesu twari tuyizi cyane muri iyo myaka, ariko muri Covid 2020 mu mpera 2021 navuga ko ari nabwo nayimenye. Yego. Ntangira kubona korali kugana Yesu, ntangira ko indirimbo zabo mutangiye gusa kumenyekana, gutumirwa ahantu henshi. Ni ibintu wakiriye utewe nk'umuririmbyi? Yego. Mu kanya nibyo nari ndimo ndakubwira. Mu by'ukuri Imana gutunza inkoni ubasha kugenda kandi urahaguruka. Ni byinshi tubibonamo kwisanga muri kugana Yesu, kazamuka 2020 muri Covid. Ni ububasha bw'Imana. Nta muntu wavuga ngo yabigizemo uruhare ruhambaye, twebwe gusaba n'ukwacu. Buri Imana nayo ibizi ibyifuzo byacu. Buri umuntu wari we wese umubibyi yagiye kubiba abashaka ko imbuto abibye azasarura umusaruro mwiza, kandi uwo musaruro yamaze kuwusarura ugirira umumaro abawuriye. Yego. Izo mbuto yamaze gusarura ngo wazihinze neza ukazitaho ukazuhira, mu by'ukuri zitanga ikintu cyiza. Ku muntu uje kuzigura ku isoko abona ko izi mbuto zitaweho. Twebwe dufite ishyaka cyangwa se twari dufite ishyaka mu by'ukuri, kuko n'abantu baturuka hirya no hino twihurije hamwe, twisanze gutya dukora umurimo umwe, usanga duhuje ukwemera kumwe. Niko kumva ko twisanze muri kugana Yesu, turafatikanya umurimo. Mu by'ukuri tumaze gufatikanya, ntago ari nabyo nari maze kuvuga, mu byo yabibye ntabwo abazi ngo icyo azasarura n'iki, ariko hamwe n'Imana. Indirimbo Uwiteka dukoresheje kugira ngo zitambuke cyangwa se ubwo butumwa abantu babwumve, ushobora kuririmba ukumva uko uririmba nyine ni ibintu biri aho, nta gaciro bifite, ariko burya
umuntu uje kubwumva cyangwa se wumvisha iyo ndirimbo uvuga ati indirimbo burya ni nziza ikamukora ku mutima. iyo imukoze ku mutima rero abasha gukunda iyo ndirimbo bikagufasha kumukundisha na nyiri igihangano. rero mu by'ukuri twisanze aho hantu Imana yatuzamuye kuko nta zindi mbaraga z'umwana w'umuntu kuri iyi si, ariko iyo Imana imaze kugukundisha umuntu abandi bantu byose bigenda neza. buriya layiki ujya kuyitanga kubera ko wakunze iyo produit wasohoye cyane, subscribe ujya kuyikoraho kubera yuko iyi ndirimbo wasohoye mu by'ukuri cyangwa se wumvisha ari nziza cyane. rero twisanze muri uwo mujya w'indirimbo wo kuririmba turi abaririmbyi, Imana iradufasha idukundisha abantu bakunda ibihangano tubahaye birabanyura, nuko twisanze turimo turirimba. So wakora kugana Yesu uyibayemo uri umusore? Yego. Igihe kiranagera uyishakira kabisa. So ugereranyije ubwo buzima bwa mbere ukora umurimo uri umusore na nyuma y'uko ushatse n'umudamu wawe akaba ari muririmbana muri korali, kuba atabizi umudamu wahabyara bararirimbana. Yego. Ibyo bihe uko ari byombi mu magambo make wabisobanura gute? Mu by'ukuri ni urugendo rurerure, ariko nyine buriya bajya bavuga ngo abanyarwanda bajya bavuga ngo inkono ihira igihe, kandi burya ntabwo Imana ijya ikererwa, nta nubwo ijya izinduka, ahubwo ikintu cyose Imana igikora ku gihe cyacyo yagennye. buriya umuntu aba yifuza byinshi mu gihe runaka yifuzamo, ariko ntabwo icyo wifurijemo ari cyo Imana igusubirizamo. biranashoboka ko yakigusubirizamo muri icyo gihe, ariko nta force ziba ku Mana. ku gihe Imana yaguteganyirije nta segonda nta n'umunota. kumva ko nayinjiyemo kuko nibyo by'ukuri pe, nanjyemo n'umusore uri aho pe, ariko nza kwisanga Imana impereyemo urukundo, Imana inkundisha abantu, Imana inkundisha n'umukobwa arankunda nayo ndamukunda. Ibyo bihe uri umusore ukora umurimo, yego, n'uyu munsi ni icyo ubona cyahindutse? Reka mbabwize ukuri n'abantu inshuti zanjye, ubwo n'abatarashaka yongeye kubwira shaka ni byiza, ni umunyenga. nimba hari ikintu cya mbere kibaho cyiza ni ugushaka, nubwo Bibiliya ivuga ngo, cyangwa se Pawulo yabivuze ari nk'ikigereranyo atanga avuga ngo gushaka ni byiza, ariko bikaba byiza kurushaho ngo uyu udashatse. pe muri ubu buzima kubaho uri ingaragu biraryana, birababaza. kubera iki? noneho akarusho uri umubwiriza, uri umuntu ubwiriza, biba bigoye. nko kujya gutereta buriya cyangwa gufiyansanya, reka nkoresha iyo mvugo, no gutereta n'izina risanzwe, no gutereta ariko ni Ikinyarwanda, Abanyarwanda yego, abantu bose turaryiye. mu by'ukuri kurambagiza birakomera. kubera iki? imvugo yacu niko tubyita. Yego. kubera iki bigorana? kuvuga ngo kuba waba uzwi uri umubwiriza uhagarara ku ruhimbi, ejo umuntu agakura n'umukobwa runaka muhagararanye, uriya ni ikibazo kiba gikomeye. noneho hari n'igihe burya uri nk'umukandida, uri umukandida uba ukeneye kuvuga ngo ese nzahitamo undi, ariko wa musore we, wa mukobwa we, mu gihe nugera muri icyo gihe cyo kumva ngo wajya gushaka, ukamusenge, Imana iguha umugabo ugukwiriye, Imana iguha umugore ugukwiriye. kandi umugore wubaha Imana cyangwa se umugabo wubaha Imana. ibyo bihe byose rero iyo uri gutereta cyangwa se uri kuramba, ni ukuri pe biragora, ariko hamwe n'Imana yo wasenze iguha icyo wayisabye kandi kigukwiriye. iguha umugore mwiza ugukwiriye, ikaguha umugabo mwiza ugukwiriye. hari ijambo ryari inkomeza rimbwira ngo abakoreye Imana uzikorera amaboko nawe, kandi niko kuri. n'urubyaro rwawe ntabwo rwakwigira ngo rusabiriza, niko Dawidi yagiye abivuga. nibyo kandi koko ni ukuri. rero Imana muri ubwo buzima bwose nabubayemo, ndarambagiza, Imana yijyamo yikora n'ubukwe. nimba hari ikintu namwe kuva kera nsaba Imana, kunkorera ubukwe. Yego. gushaka nishingiye cyari ikintu
kirababaza ariko nta nubwo nyine yari ngombwa biraba bitewe ariko icyo Imana nayisabye kuva kera ntabwo tubishishikariza abantu ntabwo twabishishikariza abantu pe n'ukuri ariko icyo nasabaga Imana izankorera ubukwe icyo kintu nayigisabye kuva kera ngitangira gutekereza ko nashaka umugore. Habyare reka tugaruke gatoya muri korali. Yego. Ni ikihe kintu muri korali kikunezeza iyo uhagaze imbere kuri stage muri kuririmbira abantu muri gutambutsa ubutumwa? Ni iki kintu abantu uvuga uti hano kino gihe mba naryohewe kabisa? Yego, reka nkubwize ukuri umutima wanjye wose. Nimba ari ikintu cya mbere kinezeza byonyine kuba ndirimba muri korali kugana Yesu, icyo ni ikintu cya mbere. Yego, kuko kugana Yesu hari aho yankuye, hari n'ahingejeje hamwe n'Imana. Imana niyo ya mbere ubundi kuko niyo yabiteye, niyo yabitumye ituma tugeramo cyangwa se ngeramo, yabicisha mu muntu runaka igatuma ngera muri korali kugana Yesu. Uwo muntu yakoreyemo ndamushima kuko ni perezida, ntabwo nabitinya. Ni perezida, umva yaramfashije, arambwira ati ngwino dufatanye gukora umurimo. Mu by'ukuri perezida ahari nanayumva iki kiganiro ntacyumva mukurisha. Yaramfashije kugera muri kugana Yesu, yatumye menyekana, icyo ni kimwe. Yatumye menya imijyi itandukanye, yatumye menya igihugu cyacu kuko ndumva nta karere ntari nagiramo cyangwa se nta ntara ntaragiramo muri iki gihugu cyacu njya kuvuga ubutumwa kubera ko ndi muri korali kugana Yesu. Byageze n'igihe ndasohoka njya hanze y'igihugu njya kuvugiraho ubutumwa bitewe n'iki na korali kugana Yesu. Ibyo rero ni ikintu cya mbere cyanshimishije kiba muri. Ikindi kinshimisha ndi muri korali kugana Yesu ni igihe twa performance neza, ibintu bikagenda neza. Kuko uyu murimo urakomeye, Satani arawurwanya, ufite ibibazo byinshi, hari igihe ugera stage ijwi rikagorama. Icyo kintu rero nari bukikubaze, reka nze kuza kukikubaza. Ahubwo icyo uvuze kijyanye ko harimo n'ibibazo mu murimo, harimo ingorane, harimo iki, kubaza ngo nkawe nk'umuririmbyi, nkawe ku giti cyawe Habyara, yego, ni nk'izihe ngorane ubona cyangwa se imbogamizi ubona ziba muri uyu murimo? Urakoze cyane. Reka mbabwize ukuri bantu b'Imana, ingorane ziba muri uyu murimo, kuba wari umuntu wavugiraga Imana ukaza kwisanga hanze y'itorero cyangwa se hanze y'umurimo, hanze y'Imana, icyo kintu kirababaza. Buriya uri umuririmbyi ufite ibibazo byinshi bituma wibaza ngo ni iki cya kubera iki. No kuvuga ngo kuba uri umuririmbyi uba uri umuntu w'intangarugero, wubaha, wumvira kandi ukora inshingano zijyanye n'ubukristo. Mu magambo make, abantu bashaka kukubona uri intangarugero muri byose. Uri intangarugero muri byose, ku gato cyangwa ku kanini. Amplis birengagije ko nawe uri umuntu. Yego, mu magambo nawe uri umuntu kandi ntabwo Satani aragutereho ibitero byinshi. Iyo uri umusore, Satani ashobora kugutera ibibazo, byaba ari by'ubukene. Deja n'umugabo wubatse, Satani ashobora kuguteza ibibazo by'ubukene. Urumva icyo ni ikibazo kihanda kandi kigahandira bose. Satani ashobora kuguteza ikibazo cy'ubusambanyi, amagambo. Hari benshi baguca intege. Umurimo w'Imana Satani ararwanya cyane ku baririmbyi. Mujye musenga n'abazajya bumva bashaka kuririmba cyangwa se n'abantu bose bakunda Imana. Hawe ku giti cyawe jye basengera umuririmbyi. Hawe ku giti cyawe. Yego. Ni iki kintu kikugora cyane muri korali? Ubu navuga ko ikintu kingora cyane ni iki mwuka byara muri korali. Okay, reka wenda muvuge muri ubu buryo. Urabona korali, yego, saba ibintu byinshi. Yego. Icyambere korali saba igihe. Yego. Sibyo? Icya kabiri korali saba impano nyine no kuririmba isabijwe. Icya gatatu korali saba amafaranga. Urumva? None borasi nibyo ikanasaba discipline. Yego. Inasaba discipline. So muri ibyo nihe ubona cyane
hakunze kugaragara imbogamizi. Buriya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buriya korali ibisaba ibintu byinshi, ariko cyane cyane ni ikintu kijyanye n'amafaranga. Amafaranga ni forume, muri ibyo bintu biragorana kubera ko ntabwo korali yamaze gutera imbere cyangwa se yamaze kuzamuka, nubwo umurimo bari uw'Imana. Hari igihe ujya kubona rwose ugasanga bateguye nk'urugendo, kandi bagarutegura noneho nta mafaranga ufite, tike ntayo ufite, kandi ugomba kugenda. Yego, ibyo bintu biragorana, ugasanga nyine biragucarenjinze, ariko hamwe n'Imana, kubera ko umwe bari uw'Imana bigakunda. Umurimo ni uwayo, nubwo we watakaje umutwe uvuga ngo ibi ni ibiki bigize, oya, ariko birangira bikunze. Kandi ukagenda ukavuga ubutumwa, ukagaruka amahoro. Umva, ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Tugiye mu gice wenda cy'ubuhamya, ni iki kintu uvuga uti wenda se wavuga uti hari indirimbo runaka twaririmbye muri korali Kugana Yesu, ariko numva iyo ndirimbo ifite ukuntu yahinduye ubuzima bwanjye, ifite ukuntu yahinduye imibereho yanjye, numva rwose hari ikintu gihindutse. Yego, iyo ndirimbo ni iyihe? Ni yaguhaye ubutumwa ki? baba we. Rero hari indirimbo ni nyinshi, ariko hari iyo tutari twakora, ariko ngenda ndayikunda cyane. Ntabwo murayisohora? Ntabwo turayikora, ariko ndayikunda cyane. Kuri njyewe kuva kera nkigera muri korali ajyaga ifasha. Indirimbo ivuga ngo imbaraga zirabuze kwizera kura, kakutera. Aha ni muri iyo njyana. Aha ndayibuka, ariko ndayikubwiramo neza. Indi ndirimbo igifasha ni Amaraso. Ndaje mukiza ndagarutse, nicishije bugufi, nsaba kwezwa nawe ibyaha byanjye, kuva nkivuka sinagukiranukiye, ndifuza ko naba uwawe byimazeyo, ariko Satana imbaraga. Nuko Satani buriya aturusha imbaraga. Indirimbo ndayikunda cyane pe. Indirimbo ni nziza. Noneho tugeze ku karefure niko kanezeza cyane, nubwo nicyo gice nacyo ni ingenzi. Amaraso yawe biranezeza cyane. Yego, ndayibatuye umuntu wari wese azongera yumva. Yitwa Amaraso, baze kujya kuri YouTube channel ya korali Kugana Yesu, murebe iyo ndirimbo. Izo ni zimwe mu ndirimbo narebye hambere, kandi ni indirimbo nziza cyane rwose, mushobora kongera kureba ukongera mukaziryoherwa. Habya hari umuntu wigeze uguhamagara arakubwira ati rwose indirimbo nk'iyi, indirimbo mwaririmbye gutya na gutya yamfashije. Yego, aguha ubuhamya akavuga ati izi ndirimbo zanyu ziramfasha. Akaguhamagara we nk'ahapira akavuga ati rwose izi ndirimbo zanyu zanejeje ziramfasha muri ubu buryo. Kuko burya icyambere muri uyu murimo nuko dufasha bizera. Yego, n'abatarabizera Adventist bumva indirimbo kandi bazikunda. Nigeze kujyana ku ivuriro, kandi ni ivuriro rikomeye rwose pe, ni ivuriro rikomeye hari i Kigali, ariko natungwa no gusanga muri iryo vuriro nsanga bari kuri screen yaho, aho abantu bicara bategereje, nsanga ari indirimbo za Kugana Yesu. Yego, reka nkubwire, hari abantu benshi b'inshuti zanjye ndanabasuhuje cyane, Imana ibahe umugisha, bajya bampamagara bambwira indirimbo yagiye ibafasha cyane. Indirimbo yitwa Dusiga Iby'isi. Indirimbo ifite ubutumwa mu by'ukuri, ku buryo umuntu wari we wese wicaye neza ukayumva ku mujya wayo, kumva uko amagambo akurikirana. None kitwica, hari ukuntu dusigaye twumva ugasanga turi kumva
imiziki gusa cyangwa injyana gusa, n'amajwi meza, twumve amagambo n'amajwi meza, ariko ntitwumve amagambo y'indirimbo n'ukuntu asobekeranyije cyangwa se akurikiranye. Indirimbo ivuga ngo mpora nibaza kenshi mu buzima nimba Yesu aje yanjyana, nkagira ibyiringiro mu mutima by'uko kuri wa munsi. Yego, iyo ndirimbo rero yitwa Dusiga iby'isi, n'abantu nabo baze kuyirebaho. Abantu ndumva barayirebye ko bongere bayirebe noneho batekereze ku magambo arimo, bongere bayirebeho batekereze ku magambo yayo, barebe kuri ja geste zimeze gutya. Niyo bazireba ariko base n'abazisize ku ruhande, noneho bumva amagambo yayo mu by'ukuri. Okay, Habyara, reka twimukire ku gice cya nyuma gisoza ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro kirimo utubazo dusa nkaho dusekejemo, ariko ndifuza kubaza, bigeze bikubaho cyane cyane uri muri korali kugana Yesu, yego, mukahagarara ku ruhimbi ukibona bibagiwe amagambo y'indirimbo? Oya, ntago birambaho, ntabwo nkubeshye. Ntago birambaho kuko nimba ku buryo na bazi ko mwayize uko igenda bidashobora umva. Reka nkubwire, nimba hari ikintu njya nshimira Imana namwe kuva kera nkunda, nuza ukakinyigisha cyangwa se nkakiga ari indirimbo, ubwo biba birangiye. Naza uko wayingishije cyangwa se uko iri bugende. Yego, ntabwo ndagira mbese kuri stage ngo nibagirwe indirimbo tugiye kuririmba. Imana ishimwe. Nukuri icyo kintu nacyo njya ngishimira Imana, kubera ko Satani nibyo nakubwiye ngo ararwanya uwo murimo, ariko yaratsinzwe. Amen. Yaratsinzwe kandi azahora atsindwa, no ku ndunduro ry'iherezo ry'ibihe byose azatsindwa. Akandi kabazo ushaka kukubaza rero, ariko ko karareba abaririmbyi, ninde muririmbyi muri korali niyo mwakoze nk'urugendo muvuga muti uyu muntu niwe utumara irungu, mbese ni umukomedi wa korali kabisa, ku buryo tumubuza urugendo ntabwo ruba ruryoshye? Kudusetsa, reka nkubwire, nimba hari umuntu tujya twishimira twagiye turi mu rugendo turi kumwe mu modoka, ni Uwimana Moise. Hari umuntu witwa Moise n'umuntu witwa Damoro. Reka nkubwire, ubona ubumuriyeho aba bavandimwe banje rero rwose, niyo twaba dufite urugendo rw'amasaha 10, so kukubeshya ntabwo tujya tugira irungu, kuko tugenda tunezerewe twishimye. Wumve ko twavuye no tukarinda tugera mu Bugande bakiri maso, batigeze basinzira. Kandi rwose pe baradufashije, wajya gusinzira gahwitura na n'ubu nuko. Gusa iyo turi kumwe twumva twishimye cyane, n'abana beza unejeje. Ku ruhande rwawe muri korali kugana Yesu, yego, mubaye muri itorero kugana Yesu mwe uko muri abaririmbyi mwese, yego, mubaye muri itorero, wana ninde mwagira pasiteri? Abapasiteri turabafite. Abapasiteri turabafite benshi. Hari uwo witwa Mwuka, tumwita Mwuka ariko ni Ndungutse. Ndungutse chef guide. Okay, chef guide kuko ashinzwe n'ibyo Mwuka, kimwe n'ibyo. Barahari, dufitemo abantu bafite impano bazi no kubwiriza. Dufite abakuru b'amatorero, nka perezida, nka Theo ubwo wabura kumugira pastor gute? Ndumva pastor babaye benshi. Nuko babaye benshi. Reka tubifate gutyo, ariko mu buryo bw'umwuka bumwe. Dufite abayobozi benshi b'itorero, mu by'ukuri abakuru b'amatorero turabafite. Dufite uwo bita Festus, umukuru w'itorero iby'umwuka, uko uwo Ndungutse we buriya yanakoze n'umurimo w'uburayike. Okay, yego, okay. Ngiye kukubaza akabazo, ariko umuntu ntabwo turi buvuga izina, kugira ngo atazatureba nabi. Hari umufite umuntu muri korali, urumva, wa muntu muri korali kabisa ufata indirimbo bimugoye. Se ninde? Ntawe.
abasanga mwese muri kuri Karibu Resi. Ntabwo abaririmbyi bose baba bari ku rwego rumwe. Ariko nta nubwo wavuga ngo uyu muntu afata nabi cyangwa se nta uburyo afata indirimbo kabisa bimugoye pe. Kiretse buri ibyo bintu hari n'uburyo aba yarayifashe mu mutima we irimo neza. Irimo rwose ariko wowe kubera ko namureba gutyo fiziko ngahita mbona ngo ntago afata ariko bitewe hari abantu badakunda public pe bagera imbere y'abantu benshi ukabona nyine bifitemo ikibazo cy'isoni batabasha kwirekura nuko ariko mu by'ukuri uri umuririmbyi wari wese burya ujya gufata inshingano yo kuririmba burya bari umuririmbyi kandi pe mwiza nabari inyuma ya kamera rwose nabo ari abantu bari inyuma ya kamera urabyumva cyane deja ndabemera cyane ubwo deja wagize gutya nawe muramwumva hari umuntu watunganyije ikote hano ni ukuvuga ngo rwose ni ukuvuga ngo we iyo ndirimbo uyimuha none nyuma y'umunsi umwe yayumvisheho rimwe kabiri nka gatatu usanga yayifashe ameze neza ubwo rero urumva nibyo reka tugane ku musozo ariko ndifuza ko abakunzi bacu abantu badukurikiye bazadukurikira ubagenera ubutumwa cyane cyane abantu bashaka kuba baririmbyi muri rusange abantu bashaka kuba baririmbyi cyangwa se n'abantu bakunda korali yanyu korali kugana Yesu ni ubuhe butumwa wumva bukuri ku mutima ushobora kuba yego urakoze cyane abakunzi bacu abakunzi banjye by'umwihariko abakunzi nyine bakugana Yesu cyangwa se abakunda kuririmba ni umurimo ugomba gukora wabanje kwiragiza Imana ntabwo waririmba uri umuririmbyi udasenga ntabwo bishoboka ntabwo byaguhira kuko uwo murimo w'iby'umwuka ujyana n'iby'umwuka nyine uba ugomba kuwukora wabanje kwiragiza Imana ikaguha imbaraga ikaguha ubushobozi kugira ngo ibyo uzajya kubwira inshuti zawe cyangwa se abagikennye iby'umwuka nubwo twese tubikennye ariko babyumve neza bibinjire mu ntekerezo ku buryo hari indirimbo uririmba mu by'ukuri ukumvire kugukora ku mutima hari abantu benshi bihanishwa n'indirimbo abaririmbyi baba baririmbye basohoye wowe ukaba utabizi benshi ariko bagayumvishije kuko burya ibintu bya social media iyi ndirimbo yasohoye ukayumva ushobora kuyumva uri i Buraya cyane tukuvuga ati bigera kure zigira kure indirimbo ni yahe ni ikora ni yahe kumvuga ngo niyo mu Rwanda Igitarama Igahogo ukumva hari ahantu ikuvanye ikagusanga mu byo wari wibereyemo ikakubwira yamara gukubwira ukafatira umwanzuro wo kwihana rero ndasaba kugira ngo buri umwe wese kuririmba ni byiza ni umuti uvura indwara nyinshi kuririmba noneho hari ikintu gikomeye kurenzaho ni uko tuzaririmbira no mu bwami bwo mu ijuru ntabwo rero twifuza ko twazahora turirimbira hano muri iyi si hari igitondo kimwe cyangwa se hari ikigoroba kimwe cyangwa hari isaha imwe dutegereje umunsi Yesu azavuga ngo birarangiye tukavuga ngo tukumva ijambo rikomeye tugende tukazamurwa ndifuza kuzaririmbana n'abantu bose mu bwami bwo mu ijuru habya urakoze cyane yakubaza utubazo twa nyuma tubiri twihuta ni utwawe turi person habyara iyo ari ku meza yariye neza aba yariye iki reka nkubwize ukuri ikintu njya neza kugira ngo iyo boss yawe igume iri hasi nk'uko nyizi ntabwo mbizi nimba aricyo kibituma iguma aho hantu ariko nkunda nubwo byabuze ni akadahingwa ni akadahingwa pe ndagakunda nubwo sinzi ariko nkunda n'ubugari pe nkunda ubugari kadahingwa sinzi nimba abantu benshi bakumva cyangwa se bakumvise bo turi kumwe n'abahanga bakumvise ariko rwose
kantu ndagakunda iyo ndimo nyine mugani nicaye ku meza ibyo biryo nabiriye mba numva nguwe neza mu mutima. Okay. Habyari yavuye mu rugo wenda madamu yamwambiza yamuteguriye imyenda ubu ngo ibintu biri sawa. Yego. Habyari yambaye neza aba yambaye ati Habyari yambaye neza ni ishati y'amaboko maremare, ni ipataro ya tisi, ni inkweto y'umukara cyangwa se ibihogo cyangwa ni inkweto itari supuresi sibyo, gashyiraho agakaruvate, nashyiraho agasute biba ari sawa. Okay. Aho rwose mba numva nize neza, mba nambaye neza. Yego pe. Abantu baze Habyara hano hari Muhanga nanjye sinigezemo umuntu atambaye ikoti. Wenda cyo namubonye baga yambaye ishati gusa na karuvati. Impamvu rero reka bikubwire buri impamvu nakunze impamvu nambaye nkunda kwambara ikote nyine ni bya bindi byuko ndi umubwiriza. Cyo ndi umubwiriza, ikindi buriya nabaye umukuru w'itorero. Okay. Ntabwo rero waba umukuru w'itorero akenshi ntabwo ari itegeko, ariko mu by'ukuri ugomba kujya imbere y'abizera wambaye neza. Rero iyo uri umukuru w'itorero ugomba kuba wambaye neza nyine umwambaro uguhesha icyubahiro. Reka mvuge ko gutyo guhesha icyubahiro cyangwa se ukugaragaza neza. Ni ikote rero mu kote, ishati, pataro ya tise. Nubwo nyine turi mu bihe runaka ushobora gusanga rimwe na rimwe wambaye amapataro y'amajingisi, amakoboyi, amatiningi, amakoto, ariko mu buzima busanzwe. Ariko rwose nko gusenga naje gusenga mba numva inshuro nyinshi nagakunze kuba nambaye nyine nikwije meze neza nsa neza. Okay. Yego. Wow. Turabashimiye cyane. Kabyara ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye cyane. Mushimiye umwanya wampaye twaganira. Mbasanze mwari muri mu bukwe. Ikibazo y'abantu baciye muri background twari turi mu kigo cy'ishuri ari naho urusengero rwa Gahogo ruherereye. Muratwihanganira ariko ikiganiro cyacu reka tugisubikira aha. Tubashimire mwebwe mwadukurikiye kandi tunabararikira kuzakurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Mwari kumwe na Moria TV Rwanda, Jindi Gilbert, out of camera.